murakoze cyane rero uyu mwanya twongeye kugira umugisha duhura na pasiteri wo muri quartier amahoro y'Imana bane nawe amahoro y'Imana bane nawe ariko Yesu ashimwe so buje ngahimbazwe ra Yesu ntacyo bitwaye ubutaha rero twasize tubwiye abafana bacu cyangwa se n'abakunzi bacu ko bagomba kureba ikindi gice cya kabiri tuje ku gice cya kabiri ariko ubutaha cya gice cya mbere narakwemeje komantere nyinshi zavuze ko wananiwe mu mirongo bareba turebe kiriya gice cya mbere uburyo byagenze ariko uyu munsi noneho tugiye kuganira ese umusilamu cyangwa se abasilamu n'abakristo ni bande bemera Kristo cyane bemera Yesu cyane nasanze rero abasilamu ariko twemera Yesu oya nanone ugiye kubeshya uzi impamvu twebwe Yesu nagira ngo umwe bimenyetso wenda byibuza umva nkubwire wenda nyereka nk'ibi we uvuze ko abasilamu wenda mwemera Yesu kurusha abakristo icyambere none se mumwemera nk'intumwa cyangwa mumwemera nk'umwana w'Imana Yesu tumwemera nk'intumwa y'Imana ariko Yesu tukanamukunda umva Yesu tumwemera nk'intumwa ariko tukanamukunda kurusha abakristo ibimenyetso wenda mbwira kuko we naho ngaho tugendanira rero neza cyane nakubwiraga rero Yesu wowe nge mbaze kuguha ibimenyetso banza ibimenyetso rero mwe mutwumva namwe mutureba turagira ngo uyu mugabo ngiye kumuha ibimenyetso bifatika urugero iyo ukunda Rayon Sport wambara umwenda wayo icyo nicyo cyane wabyumvise wakunda APR ukambara umwenda wa APR tugiye kureba ibimenyetso bifatika yuko umuntu akunda koko Yesu hagati y'umusilamu n'iki n'umukristo urugero urabanza kumva ibimenyetso bigaragaza ko ukunda Yesu Kristo ari ibimenyetso nka bingahe nge nawe banza ibimenyetso umva nkubwire cyane ngewe nubwo ngewe nta nubwo oya mbwira bitatu nenda kubwira bitatu ntacyo bitwaye ngewe buriya ikiraro uzi icyo ari cyo ikiraro ndakizi uzareba imihanda Kagame Paul yatwubakiye uriya muntu turamwemera tukomeze aduhaye umutekano noneho rero mva nkubwire yego Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo ninjye nzira umva Yesu yaravuze ngo ninjye nzira kuri mu bugingo haleluya ntawe uzajya kwa data atamujyanye kwa data icyo ngicyo nicyo urumva ko Yesu afite habikomora aho ari Imana nako bakamenya Yesu afite hakomora kwa data aha ni cyambere icya kabiri nuko yaje ari icungu yabari mwisi yaradupfiriye ariko reka mubaza akabazo kamwe iyo umuntu ari icungu Yesu yaradupfiriye no kuvuga ngo incungu ni ingurane y'ikindi kintu Yesu niba yadupfiriye kuki dupfa subiza ukabazo nuko impamvu dupfa nuko nawe yaciye hehe mu rupfu dukomeze haleluya amen icya gatatu yego umva mubwire ikindi cya gatatu yego icya gatatu nuko yego atanga amahoro yo mu mutima wabuze amahoro ukavuga data wa twese uri mu ijuru data wa twese uri mu ijuru nikavuga izina ryawe rigira iki ryubahwe icyo kintu cyo iwe yaje kuduha amahoro yo mu mutima yego urakoze cyane twarabuze amahoro nuko ibyo bimenyetso umpaye biri muri teori mu kinyarwanda nabyita ngo iki teori njye kuvuga ngiye ibimenyetso bifatika Yesu we ngiye kukwereka ko abayisilamu bagukunda kurusha uko abakristo batagukunda urugero Yesu yakuriye mu ikanzu imwe iki gihe ninde muntu yambara ikanzu ni umuyisilamu agakanzu karanameze ariko Yesu yakuriye mu ikanzu imwe nanjye kugira ngo nisanishe na Yesu ndambara ikanzu Yesu we nuzambona ku munsi w'imperuka nambaye ikanzu meze nkawe uzamenye ko nagukurikira hano ku isi ni cyambere icya kabiri jewe senga nkuko Yesu yagiraga gute asenga icyo ni icya kabiri rega tuje gukora ibintu bifite n'inyandiko Yesu we senga nkuko wagiraga gute wasenga abantu bari kudukurikira bari mu ahantu bagiye hatandukanye musomere Mariko umurongo wa 14 igice 14 umurongo wa 34 reka dufatanye ariko Mariko tujye kureba kuntu Yesu asenga nk'abasilamu
Mariko igice cya 14 umurongo wa 32 pastor nawe hasomere haranditse nguki 3:2 haravuga ngo endereya 3:2 harimo atubwira ngo bagera ahitwa Igetsimani maze abwira abigishwa bati nimube mwicaye hano mbanze senge. Yesu agiye kugira gute gusenga, ajana na Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane, arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka iki gikombe kigire gute kimure. Yubama hasi. Reba akaganga kanje reba akaganga akaganga akabona amura kabona niko twubama nkuko Yesu yageraga gute yubamaga. Umba asigaye kimwe nabashe kukureka si bitatoya. Navuze icyo ikikanzu vuga icyo gusenga ikambwira ikindi cyanyuma. Kindi cyanyuma Yesu we ko wakebwe naje narakebwe nkande nka Yesu. Genda guhima igihamya soma Luka 2:21. Ndashishikariza abantu bagifite gukebwa. Mugomba gukebwa, umugabo wese agomba gukebwa. Leta y'u Rwanda bishidushishikariza. Luka 2:21 haratubwira ngo hano ngo nuko iminsi 8 ishize arakebwa bamwita Yesu, rya zina ryari ryaravuzwe na marayika nyina atarasama inda ye. Urumva ko ngiye mu Isilamu nakebwe nkawe, nambara ikanzu nkawe, kandi ikindi genda gute senga nkuko Yesu yagiraga gute yasengaga. Umva ngubwire kuntu Yesu abwiye abafarisayo. Yarababwiye ati kuki mushimisha imibiri yanyu ariko imitima yanyu ikamba kure. Niko Yesu abwiye icyo kimenye. Icya kabiri yababwiye, yarababwiye ati kuki mugerageza koza iki ibikombe, mugerageza koza ibikombe hano inyuma ariko mo imbere bikaba ari iki se? Kuko ibimenyetso Yesu ko tumukunda. Wowe abafarisayo bagenda ngubwire noneho rero buriya ntukagaragaza ibyo ngibyo iyo biri mu mutima. Ikindi cyanyuma Yesu impamvu mukunda, Yesu yanze ava ku isi ataririmbye. Yesu yanze ava ku isi ataririmbye. Ushaka kumbwira Yesu araririmbye ikorari Yesu yaririmbagamo yitwa nguki? Inde yitwaga na ku musaraba, yitwaga na ku Mana, yitwaga na kuwiteka, yitwaga na Yesu ntigeze aririmba. Korari yaririmbye. Nyine numva nkubwire embye muri korari soma Dawidi. Yego Dawidi, muri Dawidi handitse nguki? Soma igice cya 13. Ni muri Zaburi 13. Yego soma Zaburi 13. Zaburi 13 hambwira handitse nguki? Soma twahageze handitse nguki? Zaburi 13 murongo ndakeka ruwa ushizemo ndakeka ibintu byakunaniye. Zana turebe Bibiliya kihabaye. Bibiliya sawa. Zaburi ngajya kutwereka muri Zaburi. Zana turebe ko mbona utazi no kubishaka. Bose mbigushakira badore. Impamvu nyene Zaburi kangahe? Uretse gatkomezwa ngo naguze iby'imirongo 13 igice cyaje 13 umurongo waho wa 7 haravuga nta harimo nta mirongo unazi wowe hari he? turebe oya nta harimo. Ahubwo mbwira icyo kwavuga. Umva nkubwire Zaburi iravuga ngo nimuririmbire Uwiteka Imana yanyu. Yego muyishimishe neberu ndetse n'iki n'inanga. Murumva ndabyumva. Muza hera hanje mugira iki muririmba. Ako nuko utaka. Reka rero soma Amose 8:3. Amose 8:3 bango izo ndirimbo zo mu rusengero akazo mu muhanda, izo ndirimbo zo mu rusengero zose zizahinduka umuborogo. Ni Uwiteka Imana ivuga ngo n'abaziririmba bazahinduka ngo Imana izabagira ibintu. Niko bimeze. Noneho rero wowe ndagira ngo usobanurire ko umuvandimwe wenda turararika ikindi gice cya 3 ariko ugende cyo ngusobanurire ushaka imirongo uzaze tuganire. Ariko mukora share comment, mukore subscribe, share na commentaire ndetse
mugende muduha ibitekerezo byanyu, birakenewe kugira ngo dukomeze tuganire. Amahoro y'Imana abane namwe. Aka ngaka tuzakagarukaho mu minsi izaza iri imbere, ahasigaye turebe koko. Turebe koko ibi bintu turi kuvuga karufu. Oshinga usezere tugende. Yari yasuye pastor namusezere. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe mutureba. Nagira ngo tubare icyo kindi gice, ariko nagira ngo mushyire muri commentaire mutubwire muti iyi deba twakoze cyangwa se iki kiganiro mpaka twakoze, ese umuyisilamu akunda Yesu koko kurusha umukristo? Ariko icyo nemera cyo umuyisilamu akunda Yesu kurusha umukristo. Sawa rero, amahoro y'Imana abane namwe.